Nibyo reka mbasuze kandi mbahe ikaze mbifurize kugubwa neza kuri tariki ya 24 z'ukwezi kwa kane umwaka w'ibihumbi 2026 ni masaha ya kare ni mu gitondo kuri bamwe abandi ubwo biraza guterwa naho ingengabihe yawe ihagaze. Harabo bwamaze gucya, harabo bwamaze mu by'ukuri nanone kuba byagera ku masaha ya kumanwa. Aho uri udukurikiranye rero nyemera nkubwire ko ubu tuvugana tugiye kwerekeza ku butaka bw'uburasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Tugiye kureba amakuru akomeye cyane agezweho. Kuri ubu igisirikare cya leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ngo kirashaka kuvangura munyemerere nkoresha imvugo kuko niza guhita ibitandukanya neza. Irondo n'ibisambo barashaka gufata ibisambo bakabishyira ukwabyo ndetse n'irondo bakarishyira ukwaryo bakabivangura. Turaza kureba kubera iki igisirikare cya leta ya Repubulika Demokarasi ya Kongo kirimo gutegura iki gikorwa kiraza gukorwa gute cyangwa se gisobanuye gute. Ibyo ndaza kuba mbigarukaho kandi nanone mw'abantu mwe tureba uko byifashe. Hanyuma rero mu yandi makuru nza kugenda ngarukaho, biravuga ko ibitero bya drone bikomeye cyane byongeye kwibasira ibice byo muri Kivu y'Amajyepfo. Amakuru ari kuvuga kuri Colonel Alexis Shaka bakunze gutaziranya musaraba uyoboye umutwe wa Gumino ndetse n'abagenzi be bimeze bite, ndaza kuba nabigarukaho. Ariko unyemerere ntago naza kuva kuri izi mikoro ntagarutse ku makuru akomeye cyane ari kuvuga ko hari abasirikare ndetse n'ibikoresho by'u Rwanda byaba byambukijwe byongera kwerekezwa hara muri Repubulika Demokarasi ya Kongo. By'umwihariko ibi bikaba biri kuvugwa muri Kivu y'Amajyepfo. Ibi rero ngo bikaba ari ibyihishe inyuma y'ibitero bikomeye cyane bishobora kuba biri gutegurwa ku mujyi wa Uvira. Ibi rero bikaba byongeye kugaragara kuva tariki 21 kugeza maginga ya aya makuru. Ndaza kuba nyagarukaho, ndaza kuba nyavimuzi n'umuzingo mbigarukeho byose uko byifashe uko byakabaye kuva kuri kimwe kugeza ku kindi. Kuri rezo sosiyo icyo abantu barimo kubisobanuraho. Hanyuma reka nkubwire ko muri aya makuru nza kugaruka ku nkuru zikomeye cyane rwose ku bijyanye n'ifungurwa ry'ikibuga cy'indege mpuzamahanga cya Goma. Burya ngo iki kibuga cy'indege mpuzamahanga cya Goma cyaba gikomeje kurikoroza ku buryo bukomeye cyane, ndetse buriya ngo mu Busuwisi aho bita Montreal ngo burya byari bikaze. Abantu batekereje ko ikibuga cy'indege mpuzamahanga cya Goma kitigeze kigarukwaho, ariko ndagira ngo nkubwire ko ikibuga cy'indege mpuzamahanga cya Goma cyateje akavuyo, cyateje akaduruvayo ndetse n'akajagari gakomeye cyane hariya rwose Montreal. Ndaza kugaruka ku makuru akomeye cyane yamaze gusohoka ku bijyanye n'ifungurwa ry'ikibuga cy'indege mpuzamahanga cya Goma. Navuga ko mu by'ukuri muraza gutungurwa benshi nibumenya iby'aya makuru. Nimugoroba twabikomojeho, ariko ntago biza kutubuza ko n'ubu ngubu aya makuru tugiye kuba twafata kanya kabisa tukayagaruka tukareba buri kimwe cyerekeranye nayo uko byifashe ndetse nuko bihagaze ku bijyanye n'aya makuru. Tugiye kuba twabigarukaho nabyo. Hanyuma rero si ibyo gusa, ndakubwira yuko ubu tuvugana baturage bari bavuye mu gihugu cy'u Burundi bahunze mu by'ukuri niho bari bahungiye, ubu rero bongeye gutahuka bamaze kugera mu mujyi wa Uvira. Turareba situation ihari ni iyihe. Ese aba baturage ko bari gutaha kandi birimo kuvuga ko hari ibitero bikomeye cyane birimo gutegurwa bishaka kugabwa kuri uyu mujyi, ibi byo byifashe bite? Ndaza kuba mbigarukaho kabisa 5 kwa 5 cyangwa se mu by'ukuri 5 kuri 5. Ndaza kuba ayo makuru nayo nyagarukaho, babwire uko byifashe, babwire uko bihagaze. Nkuko bisanzwe ntabwo ari ibyo byonyine gusa tuba tugufite, cyangwa se ntabwo ari ayo makuru yonyine gusa dushobora kuba twagaruka, ubwo hari n'andi makuru menshi kabisa, menshi cyane tuba tugomba kuba twagenda turebera hamwe tukakubwira uko byifashe ndetse n'uko bihagaze. Nubwo kuri ubu kuri rezo sosiyo kugira ngo ubone amakuru kuri biri kurushaho kugorana mw'abantu mwe. Ibi ntabwo nakubeshya, birimo birarushaho kugenda bigorana kabisa. Amakuru ari kubura, ariko turagerageza tukayakusanya kubera ko nubwo bayabuze ariko ibintu byabayeho. Ubwo nuko ntago amakuru bagishaka kugira iki kuyasakaza cyangwa se
kuyashyira hanze. Ibyo rero bituma natwe ntabwo dushobora kujenjeka mu kuyashaka. Tugomba kuyashakana umwete kandi tukagira iki, tukabona ibiba byavuzwe ndetse n'ibiba byatangajwe. Rero hanyuma nta gutinda unyemerere mbanze mbwira abantu mudukurikiranye cyanze nisabira abantu mudukurikirana kuva ku wa mbere kugeza kundi wa mbere, babwire ni like ariko mu by'ukuri ushaka gukanda kuri like ni ako kabuto gatukura nako ukagakandaho kamenyesha subscribe cyangwa se sabone, aho by'umwihariko uba ugiye kujya udukurikirana akantu ku kandi. Uba ugiye kujya udukurikirana akantu ku kandi umunsi kundi. By'umwihariko wamara kubikora ugakora no kukazogera, biba bibaye akarusho gakomeye cyane, rwose. Hanyuma rero ikindi ushaka ko washaringa aya makuru akaba yagera no ku bandi, mwibuke gusharinga ndetse mwibuke no kunyarukira muri groupe yacu ya WhatsApp twamaze gushyiraho dufatanyije ya Songa Mbere kabisa. Ikindi kintu nababwira nuko ibitekerezo byanyu, inyunganizi tugenda tubibona kandi tuba twabikunze. Gutanga ibitekerezo n'inyunganizi ni byiza cyane, ndetse nsaba n'abandi ko mwakomeza kugenda mubikora kabisa. Mwakomeza kugenda mubikora, nta gutinda rero, nta gutinda mu magambo. Munyemerere kabisa twinjire mwaya makuru muri uyu mwanya cyangwa se muri iyi minota itari myinshi. Ntabwo tuza kurambirana kubera ko hari abo bari mu kazi, hari abagiye kwerekeza mu kazi cyangwa se nanone ukavuye mu kazi ugiye kujya mu kiruhuko. Niyo mpamvu tugomba gukubita tubangura tubabwira uko byifashe. Kamera kuri amakuru akomeye cyane, benshi bakomeje kugenda bibaza bati se koko byaba ari byo? Ariko ibi nanjye ngiye kukubwira ni ibiri kuvugwa, ntabwo ari amakuru mu by'ukuri yigeze atangirwa ibimenyetso, ahubwo ni ibyatangajwe gusa. Benshi bakavuga bati ibi birashingira ku kuri, ngo inyeshyamba za AFC 23 zaba ziri gukora icyo bita diploma militaire. Ariko ntabwo bigeze hano bavuga umutwe wa 23, ahubwo abatangaje amakuru cyangwa se abashyize hanze ibijyanye n'aya makuru bavuze ko ngo ari ingabo z'u Rwanda. Ni muri Kivu y'Amajyepfo, baravuga ko ngo hari kubaho koherezwa kw'ibikoresho ndetse n'abasirikare. Ibi ngo bikaba byumvikanye ndetse cyangwa se byagaragayeho bita Ruberezi, agace kari hafi cyane rwose. Ngo amakamyo yuzuye ibikoresho yabonetse yinjira mu mudugudu wa Ruberezi, ahari ibirindiro defense ikomeye cyane. Ahanga ni muri Uvira muri rusange. Iki gikorwa rero ngo cyo kohereza ibikoresho n'abarwanyi ngo cyagaragaye ku wa gatatu tariki 21 kuva ku itariki 21 kugeza ku itariki 22. Ubwo ku munsi w'ejo, impamvu wumva batari kubishyiramo abatangaje amakuru nibwo bashe kuyashyira hanze, bivuze ko no ku munsi w'ejo bishaka kuba byarabaye. Turacyaye masaha ya kare turaza kumenya situation yaranze utu duce ku munsi w'ejo. Ariko menya ikiriho cyangwa se kigomba kuba wasobanukirwa nuko kuva ku itariki 21 kugeza tariki 22 aka gace ka Ruberezi ngo kari karimo kwakira ibikoresho byinshi n'abasirikare. Abandi bati mwijya muri FARDC, abandi bati nanone umujyi wa Uvira uri mu kaga gakomeye cyane. Avuga ko ngo hagaragayemo abantu 4 bafite uruhu rwera, bari kumwe nabo barwanye. Ibi ababibonye ngo ibyo byabaye bavuga ko bishobora kuba ari intangiriro yitegurwa ry'ibitero bishya bigamije kongera gufata umujyi wa Uvira. Izo modoka zari zirimo zitwaye amasasu drone ngo zishobora gukoreshwa mu bitero byo kugaba ibitero byihariye. Bivuga ko kandi za moteri zahagaragaye, moteri rwose ngo zaragaragaye ku kijyanye n'amashanyarazi, cyo ngo ntabwo kiza kubakanga. Amakuru akavuga ko ngo haba hari imyiteguro ya gisirikare kandi ishobora gutangiza ibitero binini bigamije kongera kwigarura ibice hano muri Kivu y'Amajyepfo. Gusa nanone nubwo ibi biri kuvugwa gutya, ngo ibi barabishinja ibijyanye n'abaturage batanga aya makuru cyangwa se abagarutse kuri aya makuru, baravuga ko ngo ingaruka z'ibyo byose biri kuba babishinja ibijyanye n'ibiganiro ndetse n'amasezerano
ya Qatar hamwe na Washington, ubwo ni hamwe ya Rwanda, Pluto ya Doha n'aya Rwanda ndabona barimo kuyashyiramo, ariko barimo baravuga bati ibi biganiro byimuriwe Montreal mu Busuwisi, ibi bya Qatar ndetse na Washington ntabwo biri gutanga umusaruro, ahubwo biri kudindiza n'ibyakabaye bikorwa. Abo ngabo ni abari muri Kivu y'Amajyepfo rero bavuga iyi diploma militaire, ibikoresho n'abasirikare, abantu bavuga bati bigiye muri FARDC Ruberizi. Turaza kuba tubigarukaho nanone mu masaha imbere, bitewe nuko nkeka ko byanze bikunze hari amakuru yagiye hanze mu masaha make yatambutse ajyanye n'iki gikorwa, kuko ibi urumva ko nibyabaye ubwo iki gikorwa cyakorwaga. Abaturage bakibicira iryera baravuga bati ntabwo dushobora kuba twaripfana. Hanyuma rero ku munsi w'ejo mu masaha nimugoroba nibwo nagarutse ku makuru akomeye cyane yavugaga ku bantu bagera kuri 470 bari barahunze, ariko bakaba bari bagarutse mu byabo. Aba bantu rero 470 koko nibyo, iyi ni inkuru mpamu itari igihuha cyangwa se itari inkuru yo kubeshya. Abantu 470 basaga bavuye mu Burundi, uze ngo mu Bujumbura nsuza, ariko n'abarundi mwese mudukurikiranye, Bujumbura, Gitega ndetse n'ahandi. Aba bantu bagera kuri 470 ni abantu rero baturutse mu gihugu cy'u Burundi, ariko ntabwo ari abarundi, nta nubwo bamaze igihe kinini cyane mu Burundi, ahubwo ni abantu bahunze mu mpera z'umwaka washize wa 2025 nibwo abantu bageze iki bahunze, bahunga imirwano berekeza mu Burundi. Hari abahungiye muri Tanzania, hari abahungiye imbere mu gihugu na muri Republika Demokarasi ya Kongo, kubera ko icyo gihe imirwano yari ikomeye cyane. Ariko ni nabwo ibiganiro bya Washington byari bikomeje, nubwo nabyo kugeza uyu munsi bishinjwa kudatanga umusaruro ku bakorero byari byabaye. Hanyuma rero reka twinjire muri iyi nkuru nk'uko nari nabibasezeranyije, cyangwa se nk'uko nari nabibatangarije. Duhere ku kantu ku kandi ku byavuzwe rero kuri aya makuru, ko byagiye bigenda ndetse nuko bigiye biri kugenda bishyirwa mu bikorwa. Abaturage bari kwakirwa gute? Ese byagenze gute ku mupaka aho abo baturage barimo bakirwa? Rero ibyo byose nibyo tugiye kuba twagira iki, nibyo tugiye kuba twagarukaho tukareba uko bihagaze ndetse n'uko byifashe muri rusange. Hanyuma rero ni igikorwa cyaje kugenda gitangazwa mu bitangazamakuru bigiye bitandukanye, bagaruka ku buryo ki byari bikomeje kugenda bigenda. Abantu 470 nyuma y'amezi menshi batandukanye n'imiryango yabo kandi bari mu buzima bwuzuye gushidikanya. 470 rero impunzi z'abanyekongo zari ziri mu nzira rero zigana mu gihugu. Ibintu byateye byiringiro ku miryango myinshi, ngo iyi ni ingendo, urugero rwo gutaha rwabaye kuva ku wa 4, barimo kuba mu gihe akarere kari gakomeje kurangwa n'ibibazo bikomeye cyane by'imitwe yitwaje intwaro n'imvururu, byatumye ibihumbi by'abanyekongo bahugira mu Burundi. Abo impunzi bari batuye mu nkambi ya Busuma mu ntara ya Ruhigi, bambutse umupaka wa Kavimvira aho bakiriwe n'intumwa za Repubulika Demokarasi ya Kongo hamwe n'ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku mpunzi HCR. Iyi akaba ari gahunda yo gusubiza mu gihugu aba baturage hagati ya HCR ndetse n'inzego za leta ya Kongo zifatanyije. Brigitte Eno uhagarariye HCR mu Burundi yavuze ko hashyizweho ingamba zo kubafasha gusubira mu buzima busanzwe, aho yagize ati mu by'ukuri iyo begeranye mu gihugu cyabo tubaha igipapuro cy'ibanze cyo kubafasha gutangira ubuzima bushya. Icyo kirero ngo gifasha, icyo ngicyo kibafasha kubona ibiribwa, amazi ndetse n'izindi nkunga zitandukanye z'amafaranga. Visi Guverineri w'Intara Kivu y'Amajyepfo Jacques Elikano yavuze ko hafashwe ingamba zose zikenewe kugira ngo abataha bakirwe neza kandi mu mutekano. Yagize ati twakoze ibishoboka byose kugira ngo iki gikorwa kibe mu mahoro. Ni gahunda rero yo gutaha ifite agaciro kanini cyangwa se yateguye cyane, aho ibikorwa biri kuba mu mujyi wa Uvira. Imirwano iruka yatumye abarenga 65,000 bahungira mu Burundi.
imiryango itanga ubutabazi harimo HCR ndetse na OEMA ikomeje gukurikiranira hafi uko ibintu bihagaze kugira ngo ifashe ababikeneye. Ku mpunzi ziri gutaha gusubira mu gihugu si urugendo rusanzwe, ahubwo ni amahirwe yo kongera gutangira ubuzima nyuma y'igihe kinini cyuzuyemo ubwoba ndetse n'ihungabana, nk'uko byatangajwe rero na bamwe bavaga muri ibyo bibazo by'ubuhunzi. Unyemerere rero nongere ngaruke kuri aya makuru akomeye cyane, ariko ku buryo nanoneho navuga ko ari uburyo bwimbitse cyangwa se bugaruka kuri byose uko byifashe, uko situation ihagaze, uko byifashe, uko situation ihagaze. Ariko ikintu bita connection zo ziba zikomeje kugenda biguru ntege ahangaha kabisa. Mujye mwihangana kubera ko ni ibintu byakomeje kugenda byigaragaza cyangwa se byakomeje kugenda bibaho, aho ubona ko wagira ngo habaye ikibazo. Byigeze bibaho ubwo imiyoboro ya internet igeze yangirika rwose, ahantu hose barahungabana, ariko kuri inshuro n'ahangaha wagira ngo niko byagenze. Gusa turagerageza mu by'ukuri tuzikoreshe uko ziri cyangwa se tuzitwara uko ziri. Ni amakuru avuga ko hari ibyaberaga Montreal mu Busuwisi agatera Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'ibiro ry'inyeshyamba za M23 byari amakuba, aho ikibazo cyo gufungura ikibuga cy'indege cya Goma cyari gikomeje kuba ingorabahizi. Benjamin Mbonimpa, umunyamabanga w'uhoraho wa M23, niwe wabitangazaga. Yavuze ko leta ya Kinshasa ngo yafashe ijambo rikomeye cyane ku bijyanye no gufungura ikibuga cya, kuko aricyo kigize ingufu z'ikirere. Yavuze ko M23 itarwanya ko cyafungurwa, ahubwo ko yifuza ko cyongera gukora mu nyungu z'abaturage, ariko hagomba kubanza kubahirizwa ibisabwa by'umutekano ndetse n'ibijyanye na tekinike. Uyu muyobozi wa M23 yavuze ko ikibuga cya Goma cyangiritse cyane igihe ingabo za leta zahavanwaga FARDC, ngo kikaba cyarasahuwe kikangirika ndetse n'ibikoresho byinshi bikangizwa, aho yongeraho ko ngo n'ubu ibikorwa remezo bitari gukora neza, harimo n'icyumba cy'ubugenzuzi bw'indege, ndetse hakaba hari n'imbogamizi z'uko hashobora kuba harashyizwe ibisasu bisaba kubanza gucukumbura ndetse no kubikuraho. Ibyo ngo nabyo biri mu bidindiza imikorere ndetse n'ifungurwa ry'iki kibuga cy'indege mpuzamahanga cya Goma mu rwego rwo kugenzura umutekano. Yavuze ko ukurikije ibihari hakenewe ingufu nyinshi cyane mu gufungura ikibuga cy'indege mpuzamahanga cya Goma. Mbonimpa anavuga ko mu biganiro bya Montreal hari hateganyijwe ko no kuganira kuri ku kibazo cy'amabanki ndetse no ku kibuga cy'indege, ariko leta ya Kinshasa ikaba yarahinduye gahunda ku munota wa nyuma. Ibi bije rero nyuma mu gihe mu mahanga hari gukomeza ibiganiro n'inkunga zigamije amahoro mu karere k'ibiyaga bigari muri urwo rwego. Mu mpera za 2025 i Paris habereye inama yatanze icyizere cyo gutera inkunga ibikorwa by'ubutabazi ndetse no kongera gutekereza ku gufungura ikibuga cya Goma ku mpamvu z'ubutabazi, nk'uko byagarutsweho n'abayobozi batandukanye barimo Perezida w'Ubufaransa Emmanuel Macron. Yabigerutseho aravuga ati rwose ikibuga cy'indege mpuzamahanga cya Goma kiramutse gifunguwe byaba ari byiza. Ariko kugeza uyu munsi ikibuga cy'indege mpuzamahanga cya Goma, amakuru nakubwira cyangwa se icyo nagutangariza nuko kitarafungurwa. Na n'izi saha M23 ikaba ikomeje kubyegeka ku ruhande rwa leta y'Kinshasa, ariko leta y'Kinshasa nayo ikavuga iti inyeshyamba za M23 nizo ziri niho ikibuga cy'indege cya Goma kiri aho ziri. Ati rero twebwe ntabwo twigeze dufunga ikibuga cy'indege. Mu gutangira amakuru kandi nanone nigeze nkomoza ku nkuru ikomeye cyane yamaze kuba yamenyekana. Igisirikare cya leta ya Kongo kirashaka ko Wazalendo batazigera bambara iyi uniform nshyashya irimo gutangwa. Ati bashobora kwambara uniform yari isanzwe ikoreshwa na FARDC, atari ko kuri iyi uniform nshya, kuko ubu ngubu igisirikare cya leta ya Kongo cyamaze kwambara uniform nshyashya. Bambaye uniform nshya rwose mu bya cyangwa se mu byatu, ko bamwe bajya bavuga cyangwa se nuko twabivugaga kera, cyashya cyane rwose niyo uniform bambaye. Basabye rero ko
VDP Wazalendo itakoresha iyo uniform mu rwego rwo kugira ngo babashe kumenyekana abasirikare ndetse nyine na Wazalendo babashe kuba babatandukanye, bamenye ese uyu ni umusirikare, ese uyu gutya na gutya. Ibyo rero nibyo byabayeho, bavuga bati bashaka kubikora muri ubwo buryo rwose bagende gake, ntago twebwe tubyemera. Ntago babyemera nyine, ngira ngo urimo urabyumva kabisa. Urimo urabyumva rwose. Hanyuma rero reka nge gushimire, ndakubwira ni wakoze cyane kudukurikirana, wakoze cyane kubana natwe, ni iby'agaciro gakomeye cyane gukomeza kwibanira namwe. Turuza dusubira mu masaha ari imbere turebe uko biraba byifashe. Aho nge kuri mikoro ubusanzwe na Bosco, iyi ni Region Info.